koko inkuru mbarirano ibatuba. Uyu ni umugani abanyarwanda baca bashaka kuvuga yuko amakuru ubwiwe n'undi muntu utari nyiri inkuru, ni ukuvuga utari nyiri ubwite, ayo makuru ataba yuzuye nk'ayo nyiri ubwite ari kukubwira, akubwira ibintu bikeya bicagase. Niyo mpamvu bavuga yuko inkuru mbarirano ituba. Ibi rero turabyerekeza muri Syria ku mugabo witwa Bashar al-Assad. Uyu mugabo yahoze ari perezida w'iki gihugu, dore ko abantu benshi batumva uburyo yaba yarakivuyeho, dore ko uyu mugabo yarayoboye imyaka igera kuri 24. Wakongeraho papa we nanone Hafez al-Assad wari uyoboye imyaka 29, yose hamwe ikaba imyaka 53. Ariko uyu mugabo ku makuru twabatangarije cyane cyane hano kuri channel ya Floris Talks, twagiye tubagezaho uburyo uyu mugabo yahunze iki gihugu akagenda akajya i Moscow mu Burusiya abifashijwe na mugenzi we Vladimir Putin. Ariko ibi byose byari igitutu cya Hayat Tahrir al-Sham. Uyu mutwe ukaba uyobowe n'umugabo witwa al-Jolani. Ibi byose twagiye tubagezaho kuri uru rubuga, tunabasaba kugira ngo mukomeze musangize ibiganiro byacu abantu batandukanye kugira ngo dukomeze kuba umuryango munini. Ariko ntabwo tugeze tubabwira uyu mugabo Bashar al-Assad icyo yavuze ku bijyanye no kuba yaragiye muri kiriya gihugu. Ibinyamakuru bitandukanye byaragiye birandika cyane yewe, ariko uyu mugabo we yaracecetse aryumaho, nta jambo na rimwe yigeze avuga. Ndetse nanjye nagiye ngerageza gusoma ibinyamakuru bitandukanye, gusa icyo nabonye ni agafoto k'uyu mugabo agaragara ariko ameze nk'umuntu ufite isoni areba hasi ari kumwe n'umugore we. Babashije kugaragara i Moscow, ariko nanone nta nkuru we igeze yandika avuga ku bijyanye no kuba yaravuye muri kiriya gihugu. Mbega ngo abe yakwandika avuge ngo ndahunze cyangwa se mbaye ngiye nzagaruka, ibyo byose ntabwo tugeze tubibona. Ibyo rero nibyo tugiye kubabwira muri iyi nkuru, komeze mukurikirane. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12 nibwo twabonye inkuru itangaje cyane, tubibona ku rubuga rwa Telegram rwa Perezidansi ya Syria. Ni ukuvuga ngo baracyakoresha urubuga rwa Perezidansi ya Syria, urumva ko ibintu byose bitarajya ku murongo. Uyu mugabo rero Bashar al-Assad yanditse avuga ko nubwo abantu benshi bamaze igihe bavuga ibintu bitandukanye, ko nubwo yaba yaragiye i Moscow atari ibintu yari yarateguye. Ni ukuvuga ngo ntabwo yari yarateguye guhunga. Ikindi ngo ntabwo wari umunota wa nyuma w'intambara, cyangwa se ntabwo yari yatsinzwe ngo avuge ngo arahunze kuko amanitse amaboko. Ibyo bintu byatunguye abantu benshi cyane, dore ko abantu benshi bari bavuze yuko agiye kugenda agaceceka ndetse atazongera kuvuga. Ariko uyu mugabo yagaragaje ari kuvuga, abivugira kuri Telegram, atanga ubutumwa avuga yuko ibyo bintu byose byabaye muri icyo gihugu cya Syria. Nubwo abantu benshi babifashe bitandukanye, ariko kuba yaragiye agahunga i Moscow, akajya i Moscow atari ibintu yari yarateguye. Ndetse arongera asubiramo avuga yuko uretse no kuba atari yarabiteguye, atari umunota wa nyuma w'intambara, cyangwa se atari yatsinzwe ngo amanike amaboko, kuko ngo kuri we nta na rimwe yigeze atekereza kuba yareka kurwana n'abagizi ba nabi cyangwa se n'iterabwoba. Ubwo nta bandi yavuga Hayat Tahrir al-Sham ziyoboye n'umugabo al-Jolani. Umugabo ubu ngubu uri kuvugwa imyato mu gihugu cya Syria, akaba nta wundi uvugwa, dore ko baherutse no gushyiraho guverinoma, bagashyiraho minisitiri w'intebe ariwe Mohamed al-Bashir, ndetse akaba yararahiye akavuga yuko azakomeza kuyobora kino gihugu kugeza mu kwezi kwa 3, ibintu byose bakabishyira ku murongo. Ariko Bashir yatunguranye avuga ayo magambo, dore ko abantu benshi bari bazi yuko al-Bashar atazongera kugira ijambo avuga. Ariko yavuze kuri ayo magambo abantu barumirwa, ibinyamakuru birumirwa. Ndetse n'indi jambo yavuze nanone ryatunguranye abantu bumiwe nanone, nuko yavuze yuko igihugu cye akihoza ku mutima ndetse n'abaturage bacyo abahoza ku mutima. Nta kintu na kimwe avuga ko yigeze akora ku nyungu ze, ahubwo ibintu byose yabikoreraga ku gihugu. Ibi rero byavuze abaturage nabo bagize icyo bavugaho, bavuze yuko abeshya rwose nubwo ahakana ko yahunze, ahubwo n'ubundi nubwo n'igihe yari ahari atigeze bagira akamaro, dore ko iki gihugu cye yakoraga yica abantu, abandi abafunga, abandi baburirwa irengero. Rero bakavuga yuko ibyo byose ari ibya politike yivugisha, ko ahubwo agomba kubikurikirana.
dore ko nanone uyu Mohammed al-Jolani uyobora umutwe wa Hayat Tahrir al-Sham aherutse kuvuga ko uyu mugabo agomba gukurikiranwa akabazwa ibyo byaha byose bitandukanye ndetse n'abandi bagiye babifatanya. Nanone amakuru tutabatangarije ariko twamenye nuko intumwa za Loni zashakishije mu gihe zashakishaga muri gereza yo muri Syria, basanze imibiri y'abantu benshi bapfuye, abandi nako barabura, basanga icyobo kirimo abantu imirambo myinshi cyane. Ibyo byose byatumye bakomeza kwibaza kuri al-Bashir, mu gihe nanone Bashir nawe akomeza avuga ati ko igihe kizangera igihugu cya Syria kikayoborwa neza mu bwisanzure, bivugiye ko ubu ngubu nta bwisanzure kuri we abona icyo gihugu gifite. Ibi rero birahurizwaho n'abantu benshi bavuga yuko uyu mutwe wa HTS cyangwa se Hayat Tahrir al-Sham atari wo wonyine gusa uyoboye, ahubwo uri mu izina rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Syria, Turkiya, nubwo byose bitabasha kugaragara ngo bibe byavuga, ariko ibyo bihugu bibiri inyuma. Ubwo rero uyu mugabo Bashar al-Assad wakavuga yuko ubu ngubu igihugu kitari mu bwisanzure. Ubwo rero ibyo ni ibintu abantu benshi bibazagaho, ko bibazaga ko uyu mugabo nagera muri kiriya gihugu azava mu bwigunge, bikaba nk'uko perezida witwa Yanukovych, uyu perezida wayoboraga Ukraine wahungiye muri kiriya gihugu, kugeza umunota akaba atarongera kugaragara avuga mu mbwirwaruhame, bakavuga ko yibereyeho neza mu bukire butandukanye, arya amafaranga y'ubuzima, abayeho neza, ariko adashobora kugaragara mu ruhame ngo agire ikintu yavuga. Ariko uyu Bashar al-Assad we yagaragaje agira ikintu avuga n'icyo atekereza, ibintu byatunguye abantu benshi cyane kuko bari bazi yuko azaguma hariya mu irungu. Kabone nubwo byabaye gutyo, ntabwo n'ubundi akiyoboye iki gihugu. Urumva ko ijambo ryavuze bigaragara yuko atazagaruka muri kiriya gihugu, ko ashobora akavuga yuko ateganya intambara kongera gutera igihugu, ariko ibyo bintu ntabwo yigeze abivuga. Ibyo rero ni ikigaragaza ko ari iherezo ry'ingoma y'aba al-Assad, ingoma yari imaze imyaka 53 iyobora kiriya gihugu cya Syria. Rero nubwo byagenda gute, icyubahiro yari afite uko yabagaho mu bwisanzure, ajya ahashaka, aba mu kwinezeza bitandukanye, ni ibintu bizagorana cyane kuko byanga bikunze azajya abaho ahabwa ijambo n'Uburusiya, dore ko ari nabwo rwamugira inama nk'uko bivuga yo kugira ngo abe yahunga. Ibyo byose rero ni ibintu bitegerejwe no kwibazwaho cyane. Wowe urabibona ute? Wandika muri comment icyo ubitekerezaho. Ese uyu mugabo Bashar al-Assad koko ntabwo yashakaga guhunga, kuko yari gukomeza akarwana nuko yabihawe nk'inama y'igihugu cy'Uburusiya, cyangwa nawe byari byamuyobeye? Mwandike, mukomeze mukore comment hasi, mukomeze mutugishyikire, turabakunda cyane.